kwa baro politi bakamuvura ndibiki, kwa nkunda abagenzi ndibiki, kwa ugira shebuja ndibiki. Avuga ati rero kuvurisha abantu banza ari abantu badikaga mu cyaro ngo ni cyenyeje. Abantu bakabishoboye neza. Mwandagiye umupfumu ukomeye. Narije kuba ni mwambaye akakana ntako nakubwira ntacyo ndi nakubwira ndakubwiye kwizera Yesu Kristo. Yesu no muntu mwiza no gukene no buje gute ushobora kuba mukene gucya ariko mukene muruhu yo nigishije ijambo muruhu yego ma umuruhu so wigerera amashuri mbiga amashuri yose na kaminuza ariko karuha we Yesu arataramuye aramuha agira amafaranga akaruha datara ruha bigeze aravuga ati nta kindi nashakisha ndashaka umupfumu ukomeye ashaka umupfumu ukomeye witwa gasingira nk'abaramuga kihumura gwino kujyana ku mupfumu yavuye runaka uretse n'ikindi kandi yubonye umuroza kumereye nabi we haramukwiki agapfaka gute agatanga inzira papa dukoresha inama mu rugo ariko mukecuru aravuga ati none se ibyo byo kwica byo bikuremo niba ari byo yanakubwiye ahubwo tuvuye ahubwo yadukagira mu rugo rwacu ntihagire umuntu uzongera kuturoga mu bikombe twari tutaramenya Yesu nawe rero wabura ahanga hari igihe tutumuruka avuga ati ariko yabakitwa bafate bayawe maze bizamutse biranujya akabwiwo bari kumwe ati nyamara bigeza nyamara nibirenga handa we nta hantu washakisha nibura badukingira uzagende kubera kutizera ariko nari tuvuga ngo ni wizera Yesu haleluya ni wizera Yesu azabiterera kure uko bisaba bingana kose data rero uzahantu bamujyanye ku mugabo umwe witwaga Juma mubi kandi agashika ibintu by'iwani byose akabizana no mu bapfumu bagira ubuhanga hari abantu nzambona batitira hano hari abantu nzambona batitira mu babajeko nawe turabona gusa nawe urabazi burya ngewe mwaratite yo mutitira mugahanura ndababwira ati nibura namwe mufite ibitagatifu biragenda bimanje mu cyewe umupfumu yagira ngo pi ndati bo we baraje naho haje ibizimu byapfuye kera zanyewe none ubu ngubu abo tubana baratitira bakabona abamarayika beza sha kumva baravuze ngo banderetswe umupfumu yaratitiye icyo gihe yerekwa papa yereka ibisuko ibisekuru bya papa ariko tudora muganda na Mikesha na Mushunduzi papa kandi tuvuye Nyakabuye tumusanze hafi y'Uburundi zanyaruteje papa uwo mugabo yumvise ngo muganda na Mikesha na Mushunduzi ndababonye papa bari ugira ubwo bakurusha umupfumu afata tubabonye ati dore ngabo baraje ati ntubazi se papa ahitameni baba ati muganda ni papa Mikesha ni sogoko Mushunduzi ni sogoko ati ngaba rero baraje mama rero yubise ngaba baraje mama we ko wabura kwica base ibisekura tabonye ko bije ngero nari ndi umwana nuwo batwerekeje ntacyo byari bitubwiye umupfumu ariko ati ngabane mupfukame rero mu barami nta kindi rero cyo gutegetse n'icyo ukora ariko nza ngira ubwoba ibyo Yesu adutegeka twe tuza tubikora ntituza kwiya gute ntureba ko tuje hanga no kunotungana kandi kanya barazana faranga hajya bira biri mu cupa cyane barazana hano mu kandi hagiye kuba igerekanye bitarya umuntu arakanja agira ngo batugira amahirwe ntiyikanja ahubwo nukujya kabinuza n'utabinuza ariko nagisinza bwinuza ariko icyo gendera ni igiki ndureba ko tugiye kwicara haga kurya no kunywa no kunezeza abantu ariko ninde ugira ishaka n'umwete wo kwicara ashaka kunezeza Imana vuga ati nimuze mwicare tuze kubita indirimbo nk'iyi baduhereyeho n'ijambo tutarame tubwira Imana tuwara tureme mwene data watubwira ko dusa nayo tuyibwire tuwaturemye mu ishusho yawe none uyu munsi twigomye imirimo ari turagutaramira we n'ubundi aho ntitwari turi kugira indirimbo ukabona mwe batakubita amashyi kubera iki mba ndi kureba nyine ubundi ngo ndi kunoze amaso naherewe mwasanga na gutya ndetse ahanga niho hananiye kureba wakumye amasi n'ubundi nakubwira ati we mukandi kanya ngenda byina zazi nizisanzwe
ndabyina za sine zisanzwe ndabyina za ahubwo nyiramakara aya uzashyira mwanjye uzashyira mwanjye uwanzanye aba uzishyuza uwanzanye aba uzishyuza uwanzanye aba uzishyuza ndayamena tu ndayamena amakara ndayamena rwose uzasanga urabundi bushya icyo ndaba bikoreye ni igiki icyo ndaba bikoreye ni igiki mbwira umuntu wamenya akabuye nuko utarahagera nkaba ngeze i Kigali umuntu akanyicaza mu bantu bangana baca ngo nimvuge ica adaye kayamena amara yawe Imana ndayeretse ko ibyo yakoze birahagije basi ushaka ntuzongere kuntumira ariko ndayamena data wa mwijira afite ububasha mana yanjye uwo ngaka ngubanze ngurangirize umupfumu aradushuka aratubwira ati none kuba mwageza ntimugipfuye ngaho nimupfukame musabe ibyo mushaka abakurambere baje none ubu nsigaye ngera imbere y'Imana Yesu we ngumva uyihora Emmanuel agize atya yego uyihora Emmanuel agize atya arambatiye ati dore mu rugo rwawe yego rata shitani araje azanye igitero ariko uzatubwira Imana ngibizanye kibazo nuko abivuga nabyo bikaza Imana ati ndatanze none nuzongere kumbwira rata ngubwire ubwire rundi mu minsi yashize yarambwiye ati Pastor Joseph Atego senga turi kuri Zoom ati none turangije kukuru ati mbonye Satani azanye igitero iwawe arahagabye ariko iravuze ngo ibambye amahembe ngira ngo nutuntu tworoshye raka nanjye nagumye ni concentra ngira ngo nitwa turi tutugwamo umuntu araza ngo toka mizina rya Yesu ndagatinda ndatukubita ije kuza wehe mukobwa wanjye araremba mukobwa mukuru uri kurambagizwa none ubanza bagiye kumwana yananutse none se niba bamukundiraga ibingibi none bose mushumba rwose ngirira Imana ibyo bintu iranze ati Joseph ndagari gukunda umukobwa barambagizwaga yego igira neza Arine Nyashi inzobe bazaga abahungu nkabona baraje none bamukubise niba ari umuti baramurandura ariko araza rero ararwara njyana mu bya biti byacu kubita kwa muganga nyine nka murokore kwa muganga wati kubita farumasi wati njyana muri abangaba b'abaganga bakomeye ngubiso wati mpamagara uyu nguyu ntabwo ati karabaye aragati ambwije ariko sindi kugira muri abantu bandi yo ariko ndabivuze muri kunya ndabivuze manu aranga tungwera pastor ibyo bintu rero wihaye yego rata ese ugira ngo Satani araryamye niba yarabivuze kagabye ibitero nawe vurisha umwana ureke ibyo bintu nagateza ndagiranye mukuzanire se atuwapimishije umwana okay baza umuntu ati gupima ibintu byo guhumana yaje se imiti yanashobora yarenze yapfuye ukajonga ndikuvuga ngo babasore bari barese kugaruka ntagira uzamusura uri guhangana no kugira ngo ngure ibintu bikaze cyane byo kurya ngo muri iyi minsi ndamugurira n'imyenda irimo imipira imipira niho bazamubone gipira nawe bamubonye gutya bakati mu izina rya Yesu bahita bakomesha ati ni umuzimu kabisa ariko ndashima Imana ni ijambo kwizera Yesu umwana twaramuvuye ariko uyu mushumba nijoro tuba turi saa 9 yambwiye ngo Imana iravuze ngo fata amazi uyashyire mu gikombe yego uhita uyamuhereza ikintu wavuze kivuge mushumba ati fata amazi shyira mu gikombe ugende ushaka ikibabi kivo ikibabi kiki gatubara mushumba reka njye kukireba
nagenera gitoto. Reka ngubwire impamvu ari Imana. Nge na madamu wanjye twaraye muri kakazu gatoya dusenga. Bohe na basaza be bari mu yanzu nini. Ariko ndagira ngubwire ngo nge nkiva kureba ikibabi kivoka ngishyize muri cya gikombe mu mazi, ahubwo niho indembe yatumye mu munawe ngo nge nuzanira amazi ari mu itiyo hanze. Nge nuvomera amazi uzanire yo kunywa. Nge ntubirana na murumunawe. Aramba ndamwa turi kugese mu ijoro. Batandumye amazi yambaye. Ntabwo tuswaya ngari ya Imana ifuze. Abatereke reka tumushiraye. Mbita mushira ndasenga. Yego. Ndavuga ati waji wambutije gukoresha imiti nari nyizi we nari umupfumu naravuraga n'ibitari ibi narabivuraga. None rero ibi rero niba ari dushaka bimukiza ngaho ikimenyetso rero mukize. Aranywa amazi aragotomera. Nambwa ati ngwande atoya ayarahakije. Ndamureka nisubira kujya hepfo. Ngira umudamu nambwa ati wa mugabo byabina mpamagariye ako sazarine yarasabye ngo umuntu abamaze kandi kuve ntabi ndashira mu kanwa nta kintu barya nta kintu anywa nafanda turagura gashira aho ngaho nabwaje tukazana kabona sumyangare cyangwa. Nagize ubwoba kuko nyuma mu masaa 11 turi kurangiza iteraniro ahubwo yadusanze mu cyumba hepfo. Oh haleluya! Adusanga mu cyumba hepfo. Gatari amakuru tumeze. Atumeze ute? Ati nisawa. Ati mbabwira ikintu ushaka nanjye ati. Ati papa nuko butaracya ariko ndiko mashaka ibitoki. Giye gushaka inyama aya mashaka. Ubanze muzana ibitoki. Nta kintu cyajya. Bajya kurishaka shuko bagira bateba bone ibitoki. Urumva navuye mu rugo ari kurya yego musaza we. Musaza we ubwo twamuhamagaye mu gitondo turamuga kuko we abahari atwari dutuye ahantu Kibombogo ntaho we yasigaye. Turamuga ati shikiwe turabona no atangiye kugenda. Yego yahise nabatega mu tarazo. Nabasize ro bari kumwe n'undi mwana uvuye ku ishuri nawe yumvise yararwaye nawe ubwo nawe nasize amafaranga nyohereje turi kumwe n'abarejisi ari ku mushumba nawe yaje uburo mu rugo nabo bari gushima Imana. Mbere Imana mashyira twakurikije. Iyi ngiyi iri muri twebwe ifite imbaraga abariyo mwizera Imana ishimwe cyane. Nsozereje aho ngaho kubera iminota yanjye umupfumu aratushuka niyo mpamvu yatubwiye ngo agiye kuduha imiti. Yaduhaye imiti tumuhaye amafaranga. Twamuhaye amafaranga atari make. Arangije aratubwira ati ndabwo bicikiye nganda bagira inshuti ahubwo ndajya no mu miryango yanyu. Yewe yageze mu miryango yacu dukora ibirori biruta abantu bari bahari barutaga nkama. Kubera ko byabwiye umupfumu yabwiye papa ati noneho twe uje gushaka ihene y'ibara rimwe n'inkoko y'ibara rimwe ariko ushake ni mu miryango y'abantu mutagira icyo mupfa. Papa ro yavuye iwacu Nyakabuye ajyana no gutumira ahantu bita mu nkanga kuko n'igisekuru cye kirahari. Abo mu nkanga yego abazakarabi bose aratumira bose bahurira icyo gihe ari abantu bafite intango z'ibikage by'amayoka by'amabyeri n'ibiki byose. Ibyeri zaguraga make 80 icyo gihe gaze yakoraga muri 800. Ariko icyo nshatse kuvuga kwizera Yesu Kristo biritibiki turamwizera turamwizera agira gute aradukoma adusigira umurage mubi ahita tubagira ihene n'inkoko by'ibara rimwe ahita azana imiti yiwe ahita ncamo nini ino jyaje yakiba nka kera ngo Yesu ntiyari kunyemera kera ngo abantu bagira n'irenge ntibabemera. None Yesu yanyemeye ifite amanani bose we bacamini ni uranamwe maje kwa Yesu nta kinda basaba niya gusaba icya 10 n'amaturo umvuri kudutubiza gusa usaki gusaba amano wari kwemera. Yewe niyo ari kunsaba 3 nari kuyatanga nuse ko naye hari shitani n'ubundi ndajya mbana. Yewe rata ancamino muvari kase go pa ye ndabati toka aramba turavuga iki se urabona iki aho urabona iki Ikigali hari abantu bazababesha ndanagarukira natwe niwe twivuganye unyureba hasi utazaka twa mugabo yatutuburi urabona ndarama natangiye singiri yarari kase we wose uri gufotora icyo arande wowe kureba nawe dore ukuntu shitani yagize ande mamwirina iki gice arakijyana numva aravuze ngo koprotika tutuna teregaraho iyi koprotika tutuna teregaraho ko muzi dimi
kuganira n'abantu ni icyongereza ni igiswahili ni iki koporotika tutuna telegaramu ahita avuga ati guhera uyu mwanya mwebwe mwese muri aha ngaha kuba mbonye aya maraso n'irino ndi mu gipfuye igiti ntimuzapfuye muri iyi miryango y'abagesera mwese mugiye kujya gute guhabwa ubushobozi bwa hehe siko batwisha ahubwo barangije numva umupfumu aravuze ngo arabihambye mu bikingi by'amarembo arangije ati muzane inzoga tunywe bazana inzoga baranywa mu gitondo papa rero aranshyeshyenga ati wihangane sinarizi ko bagukomeretsa gutya niyo mpamvu ngira icyigisho kivuga ngo wihanganire mu bikomere no mu bikomeye ariko ukiranuka hari ibikomere tukunda kugira we iyi karange yagumye mu miryango yacu niba nawe irimo ntiwimbaze ariko Yesu arakiza amen aha tuvuka Pawulo yandikira Abefeso ngo namwe yarabazuye mwega bari bapfuye muzize ibyaha yacu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza umwami utegeka ikirere ariyo myuka ikora mu batubwira ngo kandi natwe twese twahoze muri dukora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira ngo kubwa kavukire yacu twarabo kugira umujinya nk'abandi bose kavukire yacu n'abagesera kwa papa turakubitika none ntumva ko abimaranyemo tumaze iminsi 2, 3, 5 imbagiye ku mupfumu anyigishije ibyo kuvura rero n'ubu kandi n'ejo bundi buriya n'ejo bundi buriya nabaye umudiyakoni ariko nakugeraho nasanga waragowe uvuye kwa muganga hagati wose wakoresheje iki niki atiwa ntacyo nzi atugenda ubikoresha ngakukambira ngo warakize none bati mwihane we mukizwe Yesu arakiza indwara ati oya runaka se ko wamugiriye kwa kundi batangira kwizera Imana ibinguraho ku ngufu ari umuntu utazi byari byarazarambye ati Imana yaravuze ngo abo wavurishaga imiti uzubavurisha ijambo ibyo mbabivuyeho mara imyaka 4 ku mupfumu nzi kubaga inkoko nzi kubaga ihene inzi guca umuntu idasago inzi kumufata igihe umupfumu ataraza nkamu ibyo bita umuti wo kumufata nkaba murasazi igihe umupfumu azi akamushyira ku gipimo cyiwe cy'abazimu biwe ariko imyaka 4 namaze yo gukunda ibizimu byatishe papa byamwisha atarwaye abagesera baje gupfa twashingira tugashingura niba kwa runaka bafite invitation batwa invitation turi mu muhuro wo muhungu uri burarashingirwa ari bishingwe cyo mu gitondo tukumva n'umukobwa kwa runaka arapfuye bibaye nk'incurege bahagurukana papa twakiruzi babandi bose baje muri ya misi mikuru bahita baba bashinja papa titwarayeyo duterekera n'umwana we bamuciye ino afite ibihanze mu bikingi by'amarembo nitidasu tumazeyo katsindwa baraza bamukorera kudeta niho yavuze ati kugira ngo munyice cyangwa se munteze rubanda nimureke tujye kwivuganira n'umupfumu duhagurukana nabo baje gukurashaka umupfumu bari mukuze umupfumu arabareba cyajya nimwege muje kushaka kuvuguruza amasezerano uyu mugabo yagiranye n'abakurambere nimuze bajyane papa yibutsa ukuntu twabyiniye iyo hirya muri iyo nzu twabyinye umudiho niyo mpamvu uzabona ndi kubyinira Imana ntuzavuge ko ndi umusazi wapi nabyina Imana imba nibuka ibyo nabyinye kwa muganda n'ikesha na mushubuzi icyo gihe uwo munsi rero no yavuze ati nta masezerano yanyu n'umutaye iminsi 3 kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru data yageze mu rugo apfa ku cyumweru avuye mu misa ya mbere atanarwaye aho rero niho twakangaranye turavuga ati bwo bimwishe natwe turashize kubyikuraho ntibyari gushoboka n'abagesera wumva kuvuga gutyo ntibyari gushoboka ntacyo bari kubikuzaho kuko bari bamaze kugira na siriko n'abakurambere twacokoje inza kuba umuntu witahiye wigendeye mu rugo nanjye batangira kunyifashisha cyo kubafasha kuvura ndi igisore ariko byabizimu numvise ngo umuntu areretswe yeho uzi ko nge nerekwaga gutya turi no kukabari ngabona igihungu kiraje ikindi kiraje kukabari bagahita banga ati kubita abantu urabona aba banyacyubahiro baraho nta hari deregiteri uraho kukabari bati mwase yo byamfataga rero kugenda gutya byabaga bihindutse hari n'abantu bamaze kubimenya kuri kabari babonye ndafashwe bakiruka yo byagati mwasi nahita gaza ngo hare ati namukubita kumushaka kugira ngo ninkubi mwaje akavuga turakatsimba n'Imana undi binyerekejeho ngahita ngatawe nkamwasa abantu babona nakagiye gusimbaguruka ati byabizimu bye biraje bakiruka aho rero niba tugeze kwa konseye ndicecekera ibyo bandega byose ndicecekera ndaza nsubiza ibyo bambwiye ibintu byatsindiye urubanza ndi no kwa abayepije bicyo gihe barabayepije we bari bagico gihe bimeze nabi ariko birambwira ngo kugira ngo tukwereke kuri uwo hejuru n'abantu bose nitwe tubategeka je dukure iriya umugabo w'umucuruzi ukureho uriya rugi rwo kuri salo rutahana
nagiyeyo nagati mwese ni mubyuke munsuze mupfukama. Umugore witwa Yurita aturakatsirwa na Bikira Mariya biragati bisenya are ngakwasa nahise dutura mu nzu ndarukara ndataha. Aho rero niho bwake mu gitondo bajya kunde umupolisi wavuye mu gitambi niwe pije yatumye mbaze kundeba atugenda umufata uwo muntu wafashe urugigwade bakamusenya n'abaserere dore bavuye aha. Nuko rero nanjye bizima ngati ni mumanukane n'uwo mupolisi ngi imbere arewe kuva mu rugo kugera Nyakabuye nagenda kanti arewe mutwasa tarikase uri kwicumbagiza barakutufira urekura rero ndamwihorera. Ariko mbimbutse imbere ya Epishi n'abantu bamuherekeje ari ba nyiri urugi ari na mama nawe yabonye yagize ubwo banyirabwira abantu ati mwamberekeje ntari gukora ya mwana basinde kumusaba imbabazi cyangwa nsabe nishyure. Epishi ambonye ahubwo bihita guhita atangira kumburanira kandi ntaragura. Akiri umupaza atese nagutumye umuntu umuvunye yaburanye ati ntabwo namuvunye ni paza agenda. Epishi ati tambuka ari ataragura. Aravuga ati wapi waravugitse ndiceceke. Yaranyicaje kwicara tugiye kuburana naburanaga ngibyo biri kumbwira. Yarabazaga ngo urugi waruciye kumwe nande nkumva birangiye ngo uvuga ko ari nyirizo waruciye. Ni nyirizo waruciye. Niyaboneka abagabo meza kuba kirugi rwade ukarutahana. Baza nicyo narucishije. Akanga tivuga buhoro so w'interwa. Yavuze bitata buri kintu yandika kugeza ubwo yarengagije abaserire. Hagati bintu muri kuvuga uyu mugabo nababwiye ko ngiye muze muzana abantu bazima sinabatumye basaza. Umuserire watangiye kuvuga ukuntu nangiriza imyumbati y'abandi ngashira ingurube no kukabara ko nkubita abantu. Ibizi mumva nabati mu kubita urushi. Nanjye ngira Epishi ati nguyu umuserire se ari kutudubiza cyane pada masa. Naramwashije ye. Umuserire ati none se hari ibindi kivuga Epishi ndureba. Epishi ati sinababwiye ko manzani musasi ari mu musatanga. Yahise amfata na wa muserire ngubise urucyara dusohora twaze. Aranga ati suragire kubabona. Nje ndirukangira nigerera imbere y'idarapo ngenda cyati we ngeze imbere y'idarapo niho nabwiye abaserere ati muze mwese bakubita zibati ngo aranga turakazirwa n'Imana bamanutse kuri banka y'ibintu. Uwo munsi amashitani atangira kwiyemeza ko azaza muranira ariko ndashima Yesu wakiriye Yesu wakiriye neza. Reka nihutiye iminota byagumye bityo mbigisore ariko ahantu nongeye gukurishema ni umupira. Ubu bumva nakinye umupira umbicyubahiro mu bantu abanyacyubahiro nk'abo yego nawize nde ntabwo nigeze njya gutoza umupira ngo abagabagira abageneri ngo babigisha reka ngiye nagiye gusa byajyanye mu irimbi ku ishuri ahantu hari irimbi ariko haba ni mu kigo cy'abapadiri. Hano hari ikibuga, hano hari amashuri na kiliziya ariko hano bari barahashize amarimbi ya leta. Ariko umunsi njya ku kibuga nasanze abantu bari gukina yerekwa nababwiraga rero mwege muzamubona abamarayika ngo marayika araje ngo gukozeho ngo ageze gute mwebwe murahirwa cyane no kwa badayimoni barabagiye. Twigiye mu mupira batangiye ngo nantreno ya ngabona marikaje de marikaje akapereza umupira nangwa akawufata nagira ngo ndigutinda ndikwitegereza ngo twe tudafata umupira ari ngahita nyufata nanjye nkawufatanye ngahita ncenga ngahita nkata gacenga ngahereza muganda na mikesha na mucunguzi nkawuvarwa hano nakubitaga mu shoti ukagira ngo ningubi kwashije. Ariko Imana yangiriye neza yamfashe mfite umugore siko nazanye umugore nigeze mbwira ngo raho ngo ndagushaka ngo ndagukunda reka namusanze mu kagoro bakabareje no bati yo sha we nguna gushire mama ngumye umugore baranseka bijya by'abakobwa kera bagaza baseka bakwenura hehe bavuze numva dasebye akati singusika namujyaje ku ngufu mugejeje mu rugo mukecuru ambati bisukoze nibiki nanjye ati nagucikura za kumba twagiye. Mama yarazi kamuhenda no kwiwabo bakazabyikemurira ariko reka nihuse muzanye abazimu nibo barantegeka. Narataga nagira ngo bwamba ticara ngicara umugenda gategereza ko muvugisha gahera ndurya se tice atwayita
inda yigerageje iri hafi yo kuvuka numva birambye ngo mugeni witegure turamwica saa 3 nuko naje namwe ati mugeni barakwica saa 3 niko barambye ngo abasaba imbabazi se naje ati barakurahira inyarubuga no birancika ajya kubwira mama namwe ati ntugira hujya abakurambere bavuze ko mugeni bamwica saa 3 umukecuru ati mugeni se baramwica ikibugo none se mwana we bose wababwiye ngo iki nagese nababwiye ngo iki se nyine wowe wabyuka biribwiye mama rero no wavuze ati ngwino ufashe tujya kuzana ibindi bizimu nka bya bindi bazanye kwa sogokuru wawe ubu hari ibintu muza muzira mutigeze mugira mu ruhande abamarayika tuvuga bazanye na Satani nibo bakura mu cyo biti imyuka mibi bagashuka bapfuye bakaza bakiyoberanya kuri twebwe natwe abangaba Yesu babana nawe nibo baza bakatubwira ati muhumure mwishubazanye cyane kandi mu kibaye mama aramfasha rero turagenda dufata ihene dufata amafaranga dufata inzoga dufata imyaka tujya ku ndaro ya papa duhita none dukuza n'ibindi guterekera twari tubizi ni museke mu gasane mutsinde cyango n'icyagane nyabona Didas upfuye ejo bundi udufatire muganda na Mikesha na Mushunguzi ntibice mugeni aho kubareka byari nabyara umuhungu tuzamubaha nabyara umukobwa tuzamubashingira ariko mureke mugeni abe muri uyu muryango w'abagesera ibizimu biratwihorera mu masata tigeze biramutera bimukubita hasi ahita byara abana babiri b'abakobwa bitwica kamwe bikica uwo munsi akandi bikica amazi cyumwe birangije biravuga ngo nubundi turabibasiye dushaka ibyo dukora dushakisha indi miti biranga tugiye kubona tubona Yesu tubera Yesu cyubahiro tugiye kubona tubona Yesu na n'uyu mwanya mwabarokorebe mwebwe wabyumva utabyumva wakwihana utakwihana wakizera utakwizera narinje kukubwira ngo kuko Imana yakunze abari mwisi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo mwizera wese atarimbuka abarokore baje kunsura bazaniye n'ubutumwa batanze nta nicyo bangeneyeho usangena n'icare gutya ndeba umudamu kumva bari bamukwiye n'imibirizi mu bitaro by'imibirizi umugore wakoraga mu bibirizi witwaga Mukandangura niwe warebye uwo mugore wanje imisaha amaze abona atazakira kubera iki ntabyo yaryaga ariko inzoga yayinywaga nk'icyombo bazanaga agacupa k'amacupa abiri bakamuhereza gusa uwo Mukandangura batiye muri kwirinda y'imuri icyo gihe bavugaga ngo ni ibihumbi ati yewe umugore agwaye ibihumbi umugore umwe igicuma cy'amacupa abiri ari gusogongera gusa bazane n'indi kandi akagotomera niho avuga ati yigwa si hano ni mujyane mu rugo bajyana baraterwa mu ngobyi bajyana mu rugo aho rero n'Imana yanduhuye igenda ibwira abavuga butumwa bakijijwe nkamwe oh haleluya Imana irababwira ngo nimuje kwanze Imana Yosefu Shitani yahimbye bibirizi dodosi nimugerayo ndabana nawe nibanga bari bafitanye n'Imana nanjye baraza bageze mu muhanda nge nari ndi haruguru y'agahanda kari hepfo nge numva ibishitani birambye ngo nimwirukanje dore babantu baza badutuka baraje arewe ndagira mbona nabarokore ndavuga ati bakubeshye ndibuka narirutse naho Imana yanyu irababwira ngo arabacitse ni mu mufate uko nanyuze aha nabo ko bari mu muhanda nabo bakatiye hirya twatubiraniye mu rutoki ngiye gukata mbona angura imbere kuba angara nabwo turanyicuranzira mvuze muranyicuranzira ahita yumva ibizimu bitangiye gutaha abwira mwene wabo ngo nguyu namubonye mwene wabo barazamutse umugabo wantunze akaboko uko yakandunze akaboko afata kagumya numva aravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ayo mashitani ndayohereza mwirimbi avuze mwirimbi nagira ngo muganda mukane ngumva ndikuri igitabo niho yambwiye turemera kwihana nange iki ati vayo aramfata anzana aho mu rugo umwe muri barabanza yinjira mu nzu ngo arabe ikimenyetso cy'Imana mubwiye ko umugore agiye gupfa asanga yabaye umuhondo ahubwo asigaje gato baraza barambwira Imana yaduhaye ubutumwa tukuzanira niba ubwemere kandi Imana irashaka ko igomba kugukiza iyo miti yose mukayijugunya kuko nta kimaze numva nsoma imirimo ya Kamera Bagalatiya 5:19 arambwira turemera kwihana ikintu numvise nta kwihana yavuze mu businzi gusambana gukora ibitesoni by'isoni nje gusenga ibishushanyo kuroga no kwangana no gusinda reka ndamukira ageze mu gusinda ndavuga ati ko dufite urutoki rungana kuriya ubu niba bapande kote bataza bahogorora inzoga amabyeri nzanywa mu mupira use nabura kunywa inzoga nabyeri ndavuga ati niba gusinda bitarimo wapi mvuze ngo wapi
anga ati ngo nsezeraho nigende nsezeraho se nyine nzana akaboko rero nzitaraka ariko umusezeraho ndetse nari nzi ko nza kumukanda akabyumva nzanya akaboko aragasumiye akanza aho numva ari gihobanye numva aravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aya mashitani yose ndayohereje avuze ngo ndayohereje aramanuka andatwikwa numva umuriro urandwitse uramanuka no muri ryano nakweretse numva ndahiye ndagiye kumaza atari ko nicyo ushaka ndatangira ndabyina hajya wavuze ngo niwemera ukihana ibibaye indirimbo niwemera ukihana niwemera ukihana aravuga nta mudiho w'abadayimoni nshaka yankoze mu mutwe ngo nta mudiho w'abadayimoni uko nkoze mu mutwe nkaza numva ndi gupfa manuka ngo hasi uko narambaraye hasi naho ubwo yakomeje uko Imana yabatumye batumanaho n'uwo mwene wabo barasenga abantu barahurura Imana yishakira abagabo bantu barahurura ati habaye intambara yo kwa murozi wa murozi wo kwa Tidasi rero kabaye ni barabaruzi bahuriye bahageze basanga n'abapadekote bakamejeje bari kuvuga ati nimugomba kwihana ibintu byose bimwe mwazize ni byaturutse kuri uyu mugabo wapfuye yashize hano n'ubu turi kubibona bakuzuzwa bakabe naho ni imiti umudamu wanjye aryamyeho niyo twamusasiye niyo twahambye n'iri mu bikingi by'amarembo bamaze iminsi ibiri we basenga Imana ibarundaniriza barasenga barundaniriza umunsi wa gatatu irababwira ngo nimumanuke mujye kurambira igihembe isaha ahambishije mu bikingi by'amarembo bamanuka bagenda baririmba ngo twiriboneye urukundo rw'umukiza urwo rukundo nirwo ruza runezeza bagerayo bafata isuka yari mu kigega hirya ntaho yibarangiye baraza baracukura kugeza igihe bakure mu cya gihembe umupfumu yasize kirimo ino ryanjye n'imiti barangije bajya mu nzu babwira mukecuru egama barabyishakira aho twagiye tubishyira umwuka akabereka akabikurayo barazamuka niwanjye barabihambura barabitwikira ku mugaragaro iteraniro ry'abantu benshi baje kureba ko kumiro nibo bavuze ati niba batanapfuye turamenya ko Imana iri muri aba bantu basigaye bategereje ikimenyetso niba ari abarozi turapfa niba ari ab'Imana turabaho ariko twabayeho haleluya twabayeho Imana ivuga ijambo rikomeye iravuga ngo ahangaha hari hamenyerewe ku barozi ku bapfumu none mbashyize urusengero nawe ndaguhamagaye n'umugore ndamuhamagaye na mukecuru ndamuhamagaye no mu muryango ndabahamagaye ufite mukuru wanjye w'umupasitoro ubwo ari mu Uganda Imana yaduhamagaye umukecuru wanjye yapfuye akijijwe mfite bashiki banjye n'abarokore mfite bishwa banjye bamwe igitarama n'abandi ahagaha nabo baraje vuba ahangaha nabo n'abarokore bakijijwe mu miryango yanjye ubu ngubu njyayo gukoresha amakwe n'indi uvuga ijambo barashyingirwa bagashyingirwa n'abarokore kandi uwo wanje ni Joseph nibo bicara nkareba abantu bose Imana agize gute yahamagaye ndavuga ati nta jambo Imana ivuga ngo rehetse narije kukubwira ngo wizere Yesu Kristo haleluya impera amashyi rero ndasohoka ngwenza garuka n'uyu mwanya nibwo batuzimana bwatwaza akaruka ngiye kubanza akaruka nzagarukira mu itangiriro ibice 6:22 ngaho soma rege nzagaruka iri jambo nzagaruka niryo ngiye kuguha ahari nguganirije ariko ndakubwiye ngo ongera guhuze igitabo cy'itangiriro ibice 22 ibice 10 ni ibice 6:22 iri jambo ndagira ngo tuze kurisangira kandi unaribike aravuga ngo iki aravuga ngo iki Itangiriro 6:22 avuze ngo Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse